unyine bumve ko nariyo nabumbwira imigambo nare n'umuntu ukuze mana afite umuryango naye ndawufite afite ibintu byinshi byo kwitaho ntago ari umuntu ugendera mu kigare kandi ikintu namubwira ntago mbifurije nabi nka traffic nkuko yiyunze nta mutima mbifurije ahubwo ikintu cyane ngomba kugenderaho ni mukabangamira umuntu aho agiye gukorera. Yego hari uwaba yarakubangamiye se aho ugiye gukorera nyuma yuko mutandukanye ejo bundi? Buriya nkiza amarangamutima imbere nkagira icyo mvuga. Nanjye ubwanjye banyita nk'umunyamagambo bavuze ko abahungu ngo dusigaye tugira amagambo menshi kurusha abakobwa. Rero reka mbanze ino industry nahisemo gufunga umunwa niba koko ikintu nshaka kuvuga cyanyuma ikintu nshaka kuvuga cyanyuma nishaka kugera no ku musozo nshaka kuvuga cyanyuma niba koko Erika akuze kundusha na Caspi akaba akuze kundusha nkuko babimbwiraga bareke nanjye nishimire bandekere umutuzo wanjye nkuko nabasabye imbabazi in inbox nababwira uti mumbabarire none se Benda nyuma yo kubasaba imbabazi ubandikiye message tuvuye hano kuri live hari ikindi kintu nyine kitagenze neza nyine nagiye kubona gumara kwitangazamakuru Erika yimara kuvuga amagambo mwereze iyo interview se ari kubeshya ndavuga se what the fuck is that man what the fuck is that niba kuko twasolvinze ibintu man I can't believe kubona umuntu ajya mu bintu byarangiye akongera akabigira ku muntu nzi nyine ubwo wenda yarakibabaye nabyo kubabara ese niba kuko afite amafaranga kuri kibunda hangana nk'abakene man gusangewe byari bintangaje kuko izo mbabazi ngiye ndumva nanjye narazibonye ngo wamusabye ariko nta hantu harimo yuko wamusabye imbabazi ngo kubera ko wari wavuze ko yagusabye akakwima nicyo kintu twashaka kubwira abantu ko atari cyo wasabiye imbabazi. Ngiye namusabye imbabazi amubwira iti niba nararengereye mbabarira akazi keza ndifurije akazi keza nka nawe ubaye waramubeshyeye ubaye waramubeshyeye ukamuteza abantu nawe nta kintu cyiza wamukoreye umbaza uko niko kuri nta muntu ugeze muteza ahubwo warabaneza nka bose ko abantu bakuze kuko bambira ko ari bakuru ndi muri umuna wa waramwimye ikibi nuko wenda wari kumuha akakumena nyine reka banze mabwire niba koko ari abantu bakuru koko kwera iki bemera kwemera ko twasoluvinze ibintu gusa ikintu twashakaga kuvuga be urebye nta nubwo ntago wari kuzamo nuko gusa abantu bakomeje kugenda bishyiramo nariyo bakeka yuko nkaho wenda nariyo ari we wabigizemo uruhare kandi mu by'ukuri nariyo we nawe yahamagawe nkuko nanjye naba ndi hano mu rugo nkumva nkamanza aramamagaye ati ngwino ukore kandi wenda ejo hari umudije ntago narakarira umudije ngo kuki ngo ngiye ngo ntagiyeho ngo hakaba bahamagaye undi so ni muri urwo rwego rero yavugaga ko nawe yashatse kuguhamagara kuko atari kumva side imwe yabase muhungu na Caspi ibyo waketse siko wenda byari biri we yaguhamagaye ku giti cyashaka kugira ngo yumve nyine icyo mwapfuye kugira ngo nawe amenye timajemo ejo nejo bundi azamenye n'ukuntu agomba kubana nabo nicyo kintu yaguhamagare kuko nawe mwari musanzwe muziranye wenda nawe cyabaye buriya mbanze mu ikintu cyabaye Erika aramubwira ngo tujye gukora video zo kwamamaza tuzakorera iwe nanga none si we niho hari akabari cyase nyine ndababwira nyine banza wumve si nanga akambira ngo nzaguha weekend wewe yaraguteguje yaraneguje we nzaguha weekend namwe tisereka ndaza kwifatira iwawe si ho hari akabari si ho n'ahantu tugiye gukorera twagiye tugereka abantu ahantu tugiye gukorera akanga bakazana ibintu by'amatiku ngo niwumva ngo ni hafi y'iwanyu reka tuyikanombe ubwo muri timu niwe wabaga wakererewe abandi bo ndumva babaga bagezeyo kare ngo bari tayari ngo bahuje none ngiye kumva numva nubona haya amafaranga wanyigishe kwiga gucuranga nanabikore ngo ngira ishyari bro ariko rero aba DJ bari naho bajye babimenya ntaho guhereza umuntu amafaranga ku giti cye mujya mugenda hari amashuri yabigenewe we nge namwishyuye ku rwego rwo kugira ngo akazi mfite nge muza nawe twige yego twige mu gihe abonetse nanjye mbonetse twige twana navuganye ko ngomba kuza buri munsi atangira kuzamo ibintu byinshi ngo ari gutegura ubukwe bikoze tutakubeshye be wumvaga byararangiye pe nibyo by'imbabazi nibyo twavugaga ati basabanye imbabazi twumvaga yuko nyine byarangiye nabasabye imbabazi buri muntu wese musaba imbabazi sibyo from now aho bigeze bavuze ko ari bakuru banjye
niba ari bakuru banyu nanjye bansaba imbabazi na murumuna wabo nsabye n'imbabazi nanone ndazibasabye. Wowe niba mwarakoraga nka timu kuki wangaga ko mujya gukorera video iwe kandi n'ubundi byose nta kibazo nk'umuntu wenda uhagarara itima akavuga ati wenda kuze kuyifatire mu rugo harasa neza hafite view nziza dufatireyo video wowe wabyangiraga iki ni iki wikekaga ko ari uburenganzira bwawe bw'umuntu no kumuntu tubireke simvuga menshi. Okay, tubanga uretse gato niba Benda niba amaze gusobanura icyatumye utitaba Nariyo hari ikibazo ufitanye nawe ubu ngubu tuvuga habe na kimwe niba ari n'umuntu akenshi twagendaga tugahurira n'ahantu akansapotinga ni Nariyo. Imana ishimwe. Urakoze. Nariyo hari ikibazo ufitanye na Benda. Ibyo ndashaka gushimira Benda first of all. Tumye umuntu atiyumvira ubusutwa. Urabatiku ndamaze. Let me talk, reka mvugeho gato kabisa mu mayijambo. Benda, thank you so much. Wakoze rata gusaba imbabazi. Niyo first step. Ibi biveho gusaba imbabazi n'ubutwari ntago ari ubugwari warakoze. Ejo bashobora kuziba bakasohokera nta wamenya nuna babona uzatwihorere abanywa banywe bari bavuze ko banazi uyu munsi ariko ikintu nabasaga kubabwira mani Eric arakuze na Kaspa arakuze mani ibi birangire rero Nariyo yitware neza rero Nariyo nawe yitware neza batazamwirukana mama yigoye ntago ari mu musebye ngo yitware neza ahubwo bari gabanya amagambo nkuko nayo amagambo agabanyuke rati byabaye byarabaye bari kujya kwitangazamakuru ngo bansebye ngo Shakira ninda Shakira umuzana ariko Benda nawe niba uri kutubwira ko ukunda Nariyo nawe nimukazajye muza kubindyarya hano uri kuvuga ngo ukunda Nariyo none se kuki udashaka kumugira inama niba muhamagara ngo ajye gukora video mu rugo kwa Semunga azabyange kuki uri kutari kumugira inama kandi umukunda ku mwanya ajye we basara kumubwira mu buryo batabibwiyemo yenda umuntu mukuru nihitiramo rata Benda nihitiramo rata ubwo nimbyemera birandeba. Okay. Mbamubwire DJ Brian. DJ Kasa mutwe. DJ Byuya, DJ Bibazo. Mbamubwire mani Brian. Ndakumva sho. Uribuka umunsi twize kugihuye. Ahaboro twaciye mu bwato tukagenda tukarara ahantu. Urabyuka kandi yagufungiye ibyuma. Yego ndabyibuka. Duhuza Divine aho hejuru Benda. Duhuza umubyinnyi mugenzi wawe Divine we. Baravuze ko Benda atari umubyinnyi naye ntukazashaka kuri deal ya Divine cyangwa turi kuri deal ya mugenzi wawe usanze kuri pano ntiwamusuza bitwa cyangwa niba bavandi. Mbese ni mugenzi we gute kandi baravuze ko atari umubyinnyi baramuvuze. Oui. Ndakumva man. Zinkubaki. Nyubaha nkuko wanzamuyanga. Okay. Ariko kugira ngo usuze mugenzi wawe ariko kubahuka sorry. Ntago ari mugenzi we ariko. No bakora bimwe. Ntago bakora bimwe umwe yihakanye undi. Benda namusuhuje. Benda Divine suhuza musaza wawe. Beji. Umbara uretse ariko manje nsoza ibintu Divine. Jena nibyo nsoza rwose. Musoze mugomba nje nzabagira abavandimwe nta kizatandukanya abavandimwe muvindimwe. Nawe uzajya bifataga amatiku itu yarangiza. Nawe nako uzajya bifataga amatiku itu yarangiza umuntu nta n'ikintu na kimwe yiyumviye. Uberike yamwishyuye. Nakubwiye. Ariko Benda koko dusasinzobe bro. Cheka ariko se ngo dufata babiretse kudahoramo ha. Ndabizi ko Eric agira amafaranga. Eric yahindutse umuroko Eric yabaye yankara ntabwo yari neza siritople. Eric ikintu cyambere yambwiye ko yego buzara mu kuvuza ikintu na kimwe cyagati yanjye nawe ugenza kwataba bose turaziranye. Tawe niyo mpamvu ufite nge bangura none ko nyavuga ko yagusabye ko nyavuga ko yagusabye mwapfuye yagusabye ukamwibanga ngoruka umva se ntago ari icyo kintu kinzanye man. Nubwo atari cyo kikuzanya ariko nabyo wabivuzeho. Umva se namusabye imbabazi ndagenda muri hagati yacu babiri hagati conversation y'abantu babiri. Yego ndamubwiye Eric mbabarira musabye imbabazi niba nararengera. Mwifurije akazi keza Imana iduhana umugisha. Urumva nyine yamenye ibanga. Ndambwira ngo ngo nukuri ko Imana abakazi keza bande. Iyo ni imvugo ye. Niko yanditse.
nasanga kujya kumva numva nyuma mani agisakuza nyuma ya cyagiye nyuma ya cyagiye ariko ndumiwe noneho ninde mukuru ninde mutoya koko nta mu rugero ngomba kugenderaho niyo mpamvu aba bantu reka mbanze mbabwira abantu ko no kuba abastari ariko Benda nawe urabizi neza ko umuntu akubwiye ngo mpa ntumuhe ukaza kubivuga ngo yaransabye sinamuha ibyo bintu nawe umuntu yakora n'ikigana agapfa no kubeshya wenda kugira ngo yikure mu isoni umuntu yagusaba nkubiswe n'inkuba bagiye gufata nari yose ngo azi icyongereza hari ahantu twiye tujya gusaba akazi batubwira ko bashaka icyongereza wenda hari ahandi hantu bahura cyangwa wenda mu bindi bikorwa bituma umuntu yavuga icyongereza biramupanga umva Bria winkuramo amagambo wandaya ndayimenye okay so rero Benda ikintu kiriho urumva ikintu nje nakwisabira kimwe n'akantu ngiye gusanga nka garamfere wawe dore ndanakuruta ndi mukuru komeza uba imfura nkuko wakomeje kuba imfura nta mfura mbonye kandi uretse gatoya wowe ariko bakurashe mu nda bakurashe Benda nakubwirira kimwe sibyo wowe ibyo umutima wagutegetse ni ibyo ngibyo no gushaka amahoro no gufata iya mbere ibyo wemereye ntabwo byo kumbwira ngo ntabwo ndi papa wawe ngo ntabwo abinyemereye ntabwo ari njye nabigusabye bro narabunze nkumva abavandimwe ntabwo rero njyewe nabikoze nk'umuntu ufite indi authority oya ni nk'umunyarwanda mugenzi wanyu navuze nti amahoro ahinde kandi mwabereye imfura murabyemera oya nkuko watwungiye hano mpamvu narimbuvuze ngo naguri data yego watwungiye hano niba waratwunze koko yego nyuma nagiye kubona mbona ibinyamakuru bimwe birasura okay muraza no guhura nabyo mukanya ndabizi kuri TikTok abantu babipostinze ko barandika ibyo wavuze ntago baguhindira bagakatinga n'ibyo bavuze nge nabyumvise bose Eric nasabye imbabazi nindi ikiganiro mbona kimaze amasaha what the fuck is that zore mbabanze mabwiye niba ari mukuru wanjye niba ari bakuru banjye nge mbasabye imbabazi nongeye ndisibe ko mbasabye imbabazi bandeke nkora akazi kanjye nanjye mbareke bakora akazi kabo navuye mu buzima bwabo bandeke nanjye bandekere ubuzima nizere ko nta kintu bakubangamira mu kazi kawe ka none aha wibereyemo akazi ka none aha nta numwe mba nahamagaye ngwaze nta numwe mba natumiye ngwaze kandi nifuza yuko bari kuza muri show yawe wabatumiye ntabwo uyu munsi bose bari kuza njye narabatumiye nyeze mbwira ngo naramutumiye inka rero njyewe ikintu nakoze niba kuko nyine twaratandukanye twaraniyunze nabasabye n'imbabazi banyereka ko twabaye inshuti njyewe nakoze unfollow Godfather bose kuri bo Caspina na Noza na Eric mbonye aho twiyungiye ndongera nkora follow uri kumva icyo kintu yego ndavuga ngo nta matiku neva ubwo byarangiye none nagiye gutangazwa nuko Eric yafashe ikinyamakuru yambaye ishati irimo ibirabo ndabyibuka y'umukara arimo aravuga nose ndibaza niba narasabye imbabazi sinzi ese yavuze iki Benda yavuze ko mutasabanye imbabazi ni iki yavuze ko yongera asubiramo ibyo yavuze ni ukuvuga ngo abanyamakuru bari kugenda babaza Semuhungu bakamubaza ngo yongera asubiramo ibyo yavuze ngo Benda icyo kiganiro kirari noneho akora no ku biganiro ku banyamakuru nazi ba make sinzano yabakunze twakoze kuri Chita Magic ikiganiro kimaze iminsi 2 dukora no kuri The Choice nicyo se no kuri The Choice Live ni kuri Chita Magic ubundi Benda wowe ubabazwa nuko Eric ahakana yuko atagusabye ikikobaza muri byo ni iki umbe ikintu kimbabaza kimubabaza nuko yamusabye imbabazi uri akagumya azamura ibibazo byose akaguma azamura ngo ibibazo undi kumuzamukiraho ngo yabikoze ngo nza nko kumuzamukiraho ariko nariyo ikintu cyababaje Semuhungu mu bintu byose Benda yavuze Benda ibintu byose yavuze nta kibazo ariko ikintu gihora kigaruka mu banyamakuru nuko bamubaza ngo ese Benda koko waramusabye icyo nicyo kibazo nyamukuru nabindi bintu ndigera numva yavuze kuri Benda iyo bamubajije gutyo nawe ahita asubiza ngo reka mbereke ngo do yansabye n'imbabazi kuvuga rero ko Benda yamusabye imbabazi kubera ko yamubeshyeye nibyo nabimusabye nawe nikavuga so niho biri aho niho hari urujijo aho ngaho Gera bimusabye tugisoza live bro
kandi mwese mwari maze kubyemeranya hano Eric ntabwo yamusabye ahubwo wenda Benda yagize ubwo uretse gato ese reka banze ngo niba kuko naramusabye imbabazi ahubwo jye umubaza ngo Benda yaragusabye uramwima ibyo ntabwo mishaka next mukora ikindi kibazo si ibintu byumvikana uretse gato andi ari byo biri guteza ikibazo oya ariko se Brian waretse kugarura ibyo bintu wowe data Benda ni ukuvuga ngo mbere yuko nsaba Benda ko uretse gato tugende gake nabanje gusaba Semuhungu watwemerera n'abantu bakurikiye aha mukarenga muri ibyo ugahura na Benda mukicara mugahana ikiganza ibyo narabyemeye n'umutima wanjye Eric ati ndabyemeye anytime n'ejo twahura njya kwa Benda ndabimusaba mwari muhari Benda nawe ati nta kibazo mfite Brian ararakara ngo utumye tutarya shongo bibahuje hakiri kare murabyibuka ariko njye nashakaga amahoro none Eric se muri buriko twumva niba Benda ibyo mwari mumaze kwemerera abakunzi banyu hano Benda yarateye intambwe akabikora kubera icyo baye inkoni yo kumukubitisha ngo yasabye imbabazi kandi ibyo bintu mwarabyemerera abanyarwanda hano muri babiri akuremo n'umugore wanjye kuko ntabwo umugore wanjye yigeze reka mvuge girlfriend ntabwo ntabwo turasezerana imbere y'Imana ntabwo yigeze anjya mu mezi arenze 6 kandi mu mategeko y'u Rwanda iyo banye n'umuntu ntabwo yigeze umva Godfather ntabwo ngeze mu matwi Shakira ngo ambwire mu bintu byinshi ninjye mufatiye umwanzuro ku giti cyanjye yego n'umuntu w'umugabo njye mbayeho mu buzima bwo kwimenya kumenya n'undi ahubwo ikintu cyandakaje ni ukubona umuntu w'umugabo yarambwiye ngo ni abantu bakuze baratekereza ndakumva numva baramvuze twasoje ibiganiro ibyo bintu n'ibyo bintu umuntu w'umugabo cyangwa n'ibyo umuntu simbizi umugabo ninde nyine oya njye umuntu w'umugabo okay ikigaragara Benda yagiye aziko ibintu byarangiye nta wongera byarangiye anajya gushyira mu bikorwa byemereye abanyarwanda ageze iri abikoresha inkoni imukubita yes so njye nanze no kuvuga yego ndaceceka njye kubona mbona baracyanyota okay so ibyo rero tubyihore ubwo ngubwo mufite ukundi muziyonganye nta kintu narenzaho kuri ibyo ubwo udafite ikibazo na Nario ibyavugwaga kandi niyo cyatuma tuguhamagara ubwo birarangiye none se Benda hari ikibazo duhuye ariko mwanjye nawe na team yose tukaganira fest urabatinya ko nta numwe wagukubita oya nta muntu numwe ninya sibyo muyibona oya nta muntu numwe ninya twahura nabimbona ngubone bikarangira ibingibi ni box ibyo ni twavuze umbaza live mubisoza ibyo niyo twari twavuze bro ariko nago murahura ntago twahuje sureba mwebwe mwahuriye kuri social media ndasaba undi muntu muri in box none mukeneye tubona ngo narongera bizuye nanamusabye imbabazi vuga turi gupanga guhura okay tuvuye aho ngaho rero tuvuye aho ngaho ikintu tabani kimwe sibyo murakoze cyane Benda turatunguwe ariko ni muri abantu b'abagabo ubwo ngubwo ntabwo ndabura kubabwira ngo mujye kugira muzunga oya hanyuma reka tugaruke ku bantu gatoya sibyo ntabwo ari ukuntu Godfather nemeye kuba daddy Wambabare nkabaza akabazo kanyuma mbabarira kamwe konyine Benda atarangiye telefone itarazi yego sheri mbabaraye babawe mbabara reka nge mvuga vuba mbanguranye none se Benda ababyinnyi baragira bati Benda ntago tukubaramo nturimo mu ba MC ati Benda ntago biri buvemo mu ba DJ wese gucika yewe ndiki nakwihaka Nario uretse gato mumureke Benda utinga Nario yavuze ko Benda rushye ko muri kumuruhisha ese waretse nkasubiza yego amaze mubwire uretse gato niyo nshaka ngo amazimwe acike nguyu Nario mu magambo ye yivugiye ko utari umuyemusi yego nguyu Divine niyo mpamvu namuzamuye yavuze ko utari umubyinnyi ngiye muzi nka DJ Benda uretse gato ndakwiyamye uretse gato ndakwiyamye yavuze yuko bamuriye amafaranga y'ubu DJ yavuze ko bayamuriye genda gake munange hingero mwikwigira iryarya Benda ntabwo ngiye ndiryarya Benda ntabwo Benda ngewe ntabwo nacuranga ndi kumwumva Benda nge ntabwo uracuranga ndi kukumva gukora practice nkabibona uretse akora practice nkabibona ariko nawe ubwo uvuze yuko bakuriye amafaranga y'ubu DJ batakwigishije ijya mu babyinnyi no mu mayeri wagabanyije umunwa madame Benda madamu ni bene wanyu muke wa mugore we kagora mege baba garamfure oui kakumbe n'umuri hip reka nsezere mbere yo gusezera Benda muri MC Nario uretse gato MC Nario ati ntabwo Benda ari umu MC
Yita DJ Benda uretse gato genda gake buriya natirekada ntabwo ari umudije Ibeshyera Divine ati ntabwo ari umubyinnyi Godfather bose bari hano kuri pano Benda Shira nta- mu babwire reka mbasubize mu magambo make reka nsubite mu ijambo rimwe mu magambo make uravuga amajambo atatu kuko ni batatu ni batatu ndeka mbasubize kandi uvanga wamaze kuyunga na Divine nabyo ndashaka kubunga asa njyewe ntago Godfather nta kibazo mfitanye na Benda muragifitanye Cheka ngaho TV nta soni twariyunze mani nimusomane ndebe nimusomane umva twarabikemuye ibyo ngibyo ntabwo nshaka gusoza umwaka afite ikibazo n'umuntu uwo ari we wese muri industry yegora muduhereze featuring muri ibibazo kubyinana bya Jojo na Divine twarabikemuye Divine nijoro bambwiye ko yari yavuze kuri live kuri umukomedi nta kibazo njyewe live nari nyiriho hehe nari nigiriye kubyina kwa Buju natashye nani kwa Buju niho wabivugiye kwa Buju niho wabivugiye mureke mvuga ariko buriya akoze buriya ariko Brian waretse Benda kavuga Brian wabaye Benda go ahead icyo mumbona cyo mwese uko muri batatu ubwo ni icyo ndi yamahoro y'Imana akomeza abantu inama urakoze cyane umusukurije gwiki ari umukomedi ako Brian urabona atari umukomediya ndavuye mutapinge mukore kuri goro none nakora iki gifata ko nzabahereza ibiryoshye nk'imineke so nariyo MC nariyo reka tukugarukeho umva nanjye ndabashimiye reka nanjye niyanure njye kwiryama njye koga mbere yuko ijya kuryama ubundi bakobwa banje muri tayari muze mu kanya tujye kumubyizi Godfather warese nkabwira kandi Godfather uze kunyibutsa uze kumbwira ngaruke kubera yuko ngiye dore ngiyi okay video ceceka ngishyireho mbabarira amagambo munyavuga ibintu muzasobanura kanshyiraho kamera sha ubujajwa ndabubonye Godfather mu gihe buriya nagikiraho kamera reka mbwira kandi nariyo sibyo yego MC uyu muko itaba Chantal uyu bamuhaye agakanzu n'akajipo hano bamwita Chantal komeza okay ceceka wumve uretse buriya wambabariye ako Buriya wagiure wowe naguvuze ngo ceceka ari njye wari uje kwerekana video Buriya ko twiyunze urashaka iki koko yizane ngareka byo mbire mama w'amatiku oya twereke Buriya twariyunze mani ibyo reka byararangiye kurya ruswa none se kubera iki ariko Divine nawe rero ndagukunda pe ariko niba mwariyunze se kuki nimugoroba mwongeye mukamuvuga oya twari tutariyunga ibyo Benda mwiyunze ryari none se Benda ntiyarahari nta Benda kubweko twiyunze barakubeshya Benda garuka Benda ngwino mu byo bareba gukorera injoro ibyo nese nawe aba arabizi ibyo biganiro rwose arabizi nari ngiye kubivuga ibyo ngiye kuvuga nuko ariko reka mbyihorera rata twariyunze Buriya twariyunze byararangiye Godfather uze kumereza link ngaruke mu ijoro ndangiye kuba urisutwa namazi umva nkubwire wa mugore we kagorama amaguru umva garamfure karame ntabwo nari nyizi pe kanariyo ujyuza sheri ahangaha ni muri ruhura umutima hano kuri no live ni muri ruhuka umutima turaza tukarara turi kuvuga tukarara twisekera tukarara twinjira kuri Twitter navuga aribo bakabafasha amagambo bakayacamo uduce bakajya kuyasuzuma bagashaka icyaha abangaba umuntu wese wakoze ikosi iyo ageze ahangaha barampima ariko ndashaka kugira ngo batange intuza umva are mbabare uzamuke buriya uretse kugenda are ndashaka uraza kunzana uretse gato banyarwandakazi ni mu mpikuzo mu manuri iriya fi ndayibasubiza mubabare mu manuri iriya fi mu mwaze satani abantu babona ibibera ahangaha abantu babona ibibera uri iyo fi irimo hariya ntihagira umuntu mpikuzo ayimanureyo ntabwo we bwa babikora mu manure iriya fi mukoze satani isoni abantu babona ibibera hano umva ngendagaruka nijoro tugiye mu kurara uwo mutinganyi ntagutware Kimironko uretse kuvaho reka Godfather njye nukazajya uvuga gutyo ngiye kwikarabira nindangiza gukaraba nicare negereze umubyizi w'ijoro uretse gato are negereze umubyizi w'ijoro mube muretse gato are urahari are ndagize yamu abantu muri kunsaba kohereza gift muri mu Rwanda mukoresha amakarita yo mu murenge sako ntibikunda abantu muri mu Rwanda babara uko kohereza ama gift yanyu ntabwo bikunda Alan ari mu kazi ndashaka mu mwaze satani
mumwaze satani mumanureho izo gift, mumwaze satani tugeze kuri 88, mumwaze satani mumanure muyikunkumure muyikureho, ariko aba top gift anje mujye mubivana nta bantu bahari, abantu mujye mugaragaza nimwigaragaze abantu bahari. Wambara ukasiga ibintu byo kumyutinga comment gusa bazi mu bagututse bafunze bande bantutse newe cica twagwa ni akiranye gusubizi oya nari nakutunu mwari muri kumanura riri kandi bura kugira ngo manure riri wawe dore ngaya amaboko yanjye namanitse kabisa nta hano aho kugira ngo manure riri wamanura. So twagiye na hantu turi kumwe hanga mbere yuko dusezera Nariyo, nimugaragaze ikintu bita ibyishimo, mukora ibintu bisa nabyo. Ese wa muntu yagiye uyu munsi ni mwiga mwarebye big mind ndashaka murebe reba hano Nariyo rebibera hano abantu murihe Sunday. Thank you bera, ibi nibyo nshaka kuvuga ngo iyo bigenze exactement wabonye man mbabarira nanjye ndagarutse Nariyo mwe muretse gato no bantu bari babajenera ndagarutse muretse gato mama yake murebe ndashaka murebe ibitangaza habuze umuntu hano iri yafi big mind nanjye abana abantu bagiye kujya kuri Mars. Mureke ibyo ngibyo mureke gato ndashaka kugira ngo muri iyi break dufashe mbere ko tuza kwa Nariyo akatubwira niba atazigera atatira igihango agahena mukanya za arambika akabuka kazamure atubwire niba atazahena bakamubenura nk'ibyo bagiye gukorera nde tumenye ko umuhungu wacu akiri hariya, kuko hano hari umudamu uri muri Amerika arambye ati Nariyo nagaruka umwire Nariyo kamikwereka kutagira ngo ndakubeshya ntabwo ndi bukwereka izina rye, ariko dore ikintu umudiaspora kazi w'umukobwa mwiza yandikiye yambwiye ngo Nariyo nagaruka umwire reka mikwereke kamvaneho izina rye, reka mbikwereke ubimaye kuri WhatsApp. Reba WhatsApp yawe ntabwo ndi bukumva uwo ari we, ariko reba ukuntu yambwiye mana reba ukuntu nari ngiye koga ngiye kubona mbona bari kubakubita ibintu biri gutembera mukanya. Banyarwanda kazi inshuti zago zifata mu by'ukuri ni munyere ku ni muvane urujijo nanjye ni munyere ku rukundo iri joro mana munyere urumva ni mukuri bisa nakunda gift mana nari ngiye koga reba ukuntu mise ngaruka ndebera hano nicaye Nariyo warebye Nariyo soma iyo message nguhaye. Thank you big man. Thank you Nariyo nsome iyo message kitazara umva mwamaye intare n'akana kayo nkajya kwikarabira mwamaje bakaguha ikibwana cyayo sigende iyo hirya. Thank you aba bantu bari kumubuvundera nibo kwibaza reba hano reba Nariyo yagiye he Nariyo si kibazo biri barahageze Nariyo mureke bakimwa yadahari mureke Jani wanje yagarutse disi intare mureke gati yafi barayimanura mureke gati umutambagiye kuvuga n'inzoka yo mu ndijuri mumutinge mic ndumva mfite ishyari Nariyo mwabonye biri kuhabera mwe mureke gati turashize Nariyo turashize imitima muteho ndashakira iya fingwa iveyo. Thank you igiye muri break mbere yuko Nariyo tumurahiza akatubwira ko atazatandukira ngo agende bamubenure bamutingane araza kurahirira y'abantu bagenda ntimugende niko kuri uraza kubirahirira kuko Benda yagiye kuko yanze gutanga ikibuno nawe niba ko kazi kawe kazatuma utandukira ugakoresha napfuye dore kwa Nariyo abakobwa gufitiye urukundo mugaraga. Thank you big man. Disciple in the house reba murebe Jani kuri Brianne mwe muretse gato twagiye ubwo buroro barimo baramase nibwo uri kuvugiriza induru nibagumana ariko ringayura kavuka ijya Kimironko yara no mutingini muri komite twabonye Nariyo yagiye kugera ku 10,000 my friend. Mureke murebe ikintu bita ndapfuye bamwita Cypher rero ubwajuga aba boss batangiye kuza kurebe dore kwa Brianne bamwita Alain. Mureke murebe ndapfuye mama yake uwo bitari yane kwa Nariyo nukuvuga ngo ndapfuye regarde ici Nariyo funguza ngo thank you ayo n'amafaranga bari kugwa my friend
Thank you so much ikintu guys. gito bari kugwa kiri munsi y'ibihumbi 12 ni gito. Disciple we nanjye Ibyo ntegereje kuhereza ni amadolari 20 kuzamura my friend. Ubu ni amadolari 15 y'amanyamerika. Rero amafaranga ukora ijoro ryose bikorwa mu munota umwe. Urumva? Wow. Mureke murebe. Mbere yuko tuye muri break, tujya muri part 2. Mukomeze abashuri mukomeze. Tugiye kurahiza umuntu bita Nario ko atazatandukira akambara papa uyu munsi ararahira mbere yuko arahira mumaze mu blessing pa abandi mufate abantu abaroko ni mukandeho mutapinge amushireho inyabarasanya mureka abayoboye baze bakore ku rugoro bya nyabyo kuri 72 usigaje 70 amaze umuntu ushaka kohereza ifasi ari sure. Thank you. ngo arashaka kugira ate Kohereza oh my god. nayohereze natwe muduhe nyabo natwe muduhe in the house. Bantu banjye muri he? Bantu muri he? Babakobwa banjye bari he? Babakobwa bari he? Babakobwa bari muzamuke. Bakunda kubi. Abakobwa bari he? Babakobwa banjye bari he? Ni muzamuke mushireho kamera. Uwiteka yaje. Muhereze Nario live. Muhereze Nario. Baguhiki intare utagira ari kudaro. Yo, divine feri. Thank you. Wabibonye? Nayo bayigoye wabagiye mu bishanga. Kamita shiraho kamera. Nubwo shiraho kamera. Buretse gato. Bibinde ndashaka mu kanya maze tubyinireho gato. Ndarwaye ejo navuye muri performance ubyinisha ikibuno gusa. Kandi ari cyo kirwaye. Ubyinisha umutwe. Twagiye abantu mutapinge ndabasaba gukora iyo bwabaga mu nyereko rukundo mushireho kamera. Mushireho kamera ntabwo iryoshye mu kanya mbere yuko tukurahiza reka manze bacagaze pano mutapinga badatapinga mukande kuri gora badakanda kuri gora mukande ko mukunda nacitswe yo nshiraho kamera ndapfuye divi. Thank you guys. Are you recording? Kuri divine biri kukubaho noneho Nario ndashaka nk'umuntu wasisurukije abanyarwanda benshi ndashaka bakugeze ku 10,000 abakobwa no bagukunda urukundo rudasanzwe. Nario ndamufata pe ni mu umuntu yanyandikiye. Nario ndagufasha. Umuntu yanyandikiye ngo umuntu yanyandikiye ngo urumva umuntu yanyandikiye ngo Godfather Nario nagaruka umbwire nze ndava mu kazi ndahita uretse gato ndifuza kugira gute wabibonye barifuza kugira gute Brianna garutse atabibonye sha garuka twagiye rero tukira aha ngaha ndasaba abantu telefone yanjye yari izimye mu wamana ariko abantu bazanye bibutse ko kuri goro dusigaranye udutima bamaze kutuvanaho dusigaranye manifeste esheshatu hasigaye manifeste esheshatu nayo iragiye kugera ku 10,000. Brianne bamurebye nk'ibiti nkaze kujundika Divina isa mutambiko bitewe n'uryakaragi kibuno twagiye ni munyereka urukundo mufite twende kazi chamana reka njye koga mureke turebe Nario ndamufasha baratanga Nario kugera ku 10,000 reka tubirebe ariko Nario abakobwa banje baraje sha bakora akazi. Team Nario let's go. Nanjye abagabo banje nibaza uzabajama abakobwa banje n'abajama banje se bari iyo ngiyo aza kugaruka nje kurara ijoro shamwe ni mube mufata ubufaranga uwase wabwiye ukuntu bagura gift uretse gato n'abana bazo uwase ukuntu bagura gift kanda ku ifoto ya Godfather hano numara kuyikanda urabona ahantu agapaki ka gift hasi ukande kuri izo gift barakwereka umurongo w'ama gift uguri ubona ikwiye numara kuyigura ndapfuye 9,300 wase ukuntu bikora urajya muri gift urakanda ku ifoto ya Godfather nurangiza amanitse gift muri gift numa Sankara Sankara nagabaze byari scenario bakomeje kubereka urukundo abanyarwandakazi mbere yuko scenario agiye gufata idarapo ryo mu buriri akarahira bashize mu kanya mbere yuko Nario afata idarapo akarahira agafata kwishuka
akarahira ko atazigera atandukira ngo ati igihango cyo gukunda abagore yitandukanye n'ikibuno avuze ko atazakoresha ikibuno mu nyungu z'abandi bwite nimubanze nk'abakobwa mumwereke ko uretse gato mwe muri kuri cyagiga kuko nari mu kanya agiye ndapfuye mu ndege nari nayo muharara kubi ntabwo ari umuharashyiraho kamera buriyani nari yakomeje kuyobora abakobwa bakomeje kumwereka ko bamukunda nk'umusore ufite ubwanwa bukoneka orohereza buno buvunderezi bwiwe buno buvundera ko burabo budafite gahunda abandi ntabwo mubona ibyo bari gutanga reka ishyari banyarwandakazi nimwigaragaze mu kanya nzamure b'abakobwa mbere ko tujya mu cyiciro cya kabiri cyo kurahira bari nkaca hano ku isi hose hano hejuru bagiye kuyiguha turapfuye umukobwa bita uretse gato hari umukobwa hano wisize amarangi yavuze ati nari ninjye nawe urukundo nagukunze nkiri muto Ariane yakomeje kwisiga irangi I'm telling you. akundi none se ngira ntereka nze nihe akasa mutwe wabwangatiye waje ugafasa ku telefone ngo nari umushyire muri big screen karabaye umushizemo akasa mutwe reka nihe uburoro none se thank you Riza for inagaraso byo ndapfuye nari yakomeje nariyo nk'umwe mu bantu babaye akasa mutwe akomeje kubigitangaza kuri kodi nari wishimiye icyo papa uri guseka ndimo ndareba imibare urayoboye That's my thank you. reka turakomeje Kwibuka mukecuru murakoze. reka turakomeje reka nze nanjye njye kwa Godfather none se nakora reka njye kwitereka n'ibindi akasa mutwe wagiye kuri goro wabwangatiwe akasa mutwe wagiye kuri goro dukomeze ntago akasa mutwe igiye kuri goro kuko mwayizungirije urashize kakazi kwanetse kakajisha is coming. ni mutapinge mumugeze ku 20 tumuvane mu idirisha tumuzana kuri big screen ndapfuye kakajwi kwa Sankara ndapfuye Sankara nagabakubyari agira nte abantu basize amarangi yewe oya Sankara wamyukiye aya masaha ndagira nte apfuye kakajwi yisiza uyu ni kakajwi original cyangwa ni igicupa nubwo yaba ari igipupe pfa kuba arimo aratanga ja umuntu uri gutanga izi gift ni original ni original Nario Liane bamujyanye intare Nario Buriya narakubwiye batazi ibintu bari Nario Buriane ndapfuye Anete turashize reka murebe urukundo Buriane igaragaze thank you big man kakajwi thank you big man kakajwi reka babwire ikintu kimwe Buriane shiraho ifoto wambara ijipo ambara ingutiya Buriane uze witsinazi bagutemo thank you kakajwi mwarebye hano ibi nibyo bita ikosora tubayeho narababwiye hano hagaragara urukundo hano hagaragara iki hano hagaragara urukundo twagiye banyarwandakazi narababwiye ngo ikintu kimwe rukumbi it's just love ese kabutindiri he requesting kakajwi we thank you requesting uzamuke ndi kugushaka nkakubura urebera ubuvundera arimo aramasha kakajwi requesting mike sinimo kukubona ibintu byose ugeze kwa Brian uje kumereza ubwo buvunderi bugumane cyangwa reka gutuka kakajwi ndakumerera nabi cyane kundi mwana kakajwi requesting mike Sankara barazamuka kakajwi requesting mike Sankara agiye kumfata turaza kurahiza Nario ko atazatatira igihango zashize in the house ndapfuye thank you so much no uninde oh my god Sankara
bimeze nabi cyane turashize kakaje kwa Brian atangiye kumutamo Bwiza manigani Brian kirayada hano bagezamu banje wagiye mwe muretse gato. Thank you so much kakajwi yamaze kuhagera turarahiza Brian nakosa nani nayo turamurahiza amaze kujya ku 30 turahita tumurahiza ko atazigera atandukira igitsina gore ngo agihemukire aje gutanga ikibuno mu nyungu z'abandi bantu. Kurahiza uyu munsi ariko mbere yo kurahiza bakugeze ku 30 urafata kwishuka umuntu z'uburyohe buribamo urashira imbere y'abantu n'Imana utazakora ikosa ryo gutandukira ngiryo yarifashe Banyarwandakazi ariko nari waretse kunsetsa reka nyipiningi uretse Banyarwanda uretse gato nze apirizi shuka nari piningi uretse gato wagira abantu mazi wende mukomeze muteremere sha ndajya kuri bene turayigeraho uretse gato genda gake turayigeraho my brother turayigeraho reka maze mpindure mukande kuri gore ntimurebe n'icyo nkaze kujondeka kuri manifeste kuri goro haraburaho utuntu kandebe utuntu dutandatu twonyine mudukureho araza kuza uworoho mutagatifu yakoreyemo ariko kakajwe mu mutemo nawe nguyo yahageze nukuri tumutemo utegereje iki ko ari wowe yabanjeho Franka Brian necklace kakajwe gacu big man mureke tugende Brian wabigeze ku 1000 rero twihuta kwa ndi ukumva uri kocaho nk'umuyaga ari andi okay shira ifoto rega komeje kugorana ariko abantu banga muri inyamaswa kakajwe muri kumuhintagarasoryo kakajwe muri kumuho bwanga te mwaburoro mwe yaje akamanura ibintu my friend thank you muri bazima muri charging dore kakajwe wanyu yaje urumva yakaje bitingegera afite impamvu niba umukande ho dore bayaye bikomeye mukaza mukamuha mukabuta mu bwangati narameshere amasaha nagera undabuze yageze twatangiye uzi ngo hari ikindi gisigaye se koko twatangiye ari ukundi gutangira kurenza uko kandi mugifite kubwira kakajwe ari kugutanga ibintu biremereye gihe kandi mugiye kubanza ngo kuvuga ibya nariyo ngo mumurahize niba ari ibiki nariyo turamurahita tumaze kugera ku bintu biremereye nariyo turatumurahiza mu kanya mukande kuri goro mukande kuri kakajwe nariyo ngo muri big screen baba koga mureba mukoresha ifoto ya nariyo mu muremere kakajwe mwese yabaremeye yaremenge ako ari kubusiko komeza bashu nariyo mbere yuko arahira muremera ubwo yakugize yakurebera kamwihera ariko nta njyewe barambura akomana mfite agahinda ibaze ko na n'ubu bataramfungurira ntabwo nemerewe gutanga bwiza amva ko wabaye shiraho kamera ko nta karita washyizemo shiraho kamera reka nzamura abakobwa banjye n'ubundi muri kuranya ibiti nkaze kujumbika sheri nimuze mushyiraho kamera nimuze mushyiraho kamera nzanire b'abakobwa banjye inde nare barashaka muremera kuri Cash-App nanyandikire nanyandikire kuri Godfather uwo muntu nanyandikire kuri Godfather muri Cash-App ndahita njya kugezaho uwo muri comment yitwa afuti niba ari afuti na requesting azamuke hano mwereke ukuntu abikora cyangwa nanyandikire kuri Godfather mpite mwereke ukuntu abigenza abantu ndashaka kakajwe ku gihumbi mwihuta ni gute divina murusha impano ariko nariyo ako Godfather wajure kakunyi reba uyu mwana reba hano seka nyampi Gizaida kamera gato. Gizaida kamera. Sema na wingu ya waita rasati. Subiri nyuma gato. Subiri nyuma nakumanura. Subiri nyuma abantu bakuru. Ishano ni mubiki. Tabandi wagatsiri wigize inyuma. Eza no mwareke ko. Aroni dufite abashyitsi byamune. Ndamufite abashyitsi ndakumanura. Ndakumanura no kuri. Nese ushaka. Kiraho Liza, Hope yaje Godfather reka tumuzamu. Hope ntabwo Hope ararwaye. Yego ko nukubi yahide uzi ibintu ariko ariko muri comment. It's gato. Numuretse gato. Twageza mu kanyampi. Twihuta mbere ko twinjira mu byatuzanye umwe rukumbi.
narababwiye ngo nariyo biriya bintu wihaye ntabwo bizaguhira. Biriya bintu byo kujya kuzana abakobwa akabaza bagiye kwavana muri Repubulika ya Demokarasi ya Zamburi ntabwo yibara bari abakobwa shanga. tayari Jenny akizamuka azamukanira barataha cyekoze Jenny urihe? Jenny urihe?